Ibitaro bya Gitwe biherereye mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango, ni ibitaro byubatswe ku bufatanye n'abaturage mu mwaka w'1981 mu rwego rwo kuzamura imibereho n'ubuzima by'abaturage bo mu ntara y'Amajyepfo n'abandi bose baganiye intara. Ubuyobozi bw'ibi bitaro burasobanura amavu n'amavuko yabyo, dore ko byabaye n'umusingi ku banyeshuri biga muri Kaminuza ya Gitwe mu mashami y'ubuvuzi atandukanye. Gerard Uraye neza ni umuyobozi ushinzwe amategeko mu bitaro bya Gitwe. Ibi ni ibitaro bya Kaminuza ya Gitwe, ndibwira ko mwayisuye mu kanya. Ibi bitaro rero byubakiwe kugira ngo bitabara abaturage bo muri ibi birere, muri iki gihande cyose. Ni ibitaro byubatswe mu 1992. Niho twagize igitekerezo cyo kubaka ibi bitaro kugira ngo ibi bitaro abanyeshuri biga muri Kaminuza hariya babasha kubona ahantu bakorera imyitozo yabo, bimenyereza umurimo wabo wo kuvura. Abaforomo twatangije abaforomo, ariko nyuma tuza gushyiraho n'ishuri ry'ubuganga. Ibi bitaro rero bikaba byari bisanganywe ubushobozi bwo kugira ibitanda 200, ariko ubu turimo turabyagura kugira ngo bizagira ibitanda 400, bityo abanyeshuri biga mu mashami arebana n'ubuzima babashe kubona ahantu bimenyerereza umwuga wabo. Nyamara by'umwihariko ni ibitaro bigomba gufasha abarwayi, abaturage bo muri aka karere ka Ruhango no mu mirenge y'utundi turere ituraniye ibi bitaro. Ni ibitaro by'akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango ukurikije imiterere yako, ibi bitaro bijya gusa nkaho biri ku ruhande rw'uburengerazuba. Nibyo rero byagombaga kwita ku baturage b'aka karere kose, kakajya hirya kakagera ku Kanyaru. Ariko kubw'amahirwe mu myaka nk'itanu ishize twaje kugira amahirwe, hubakwa n'ibindi bitaro bya Ruhango biri ahantu hitwa Ikinazi. Nabyo byatangiye ari ibitaro bya district by'akarere ka Ruhango, bije kunganira ibi ngibi. Ariko kubw'amahirwe nanone sinavuga ngo ni ingorane, bya bitaro bya Ruhango baje gusanga yuko kurikije imiterere yabyo ko bikwiye kuzamurwa ku rwego rwo hejuru, bikaba ibitaro by'intara y'Amajyepfo yose. Bituma rero ibi bitaro bigikomeje kuba ari byo bitaro by'akarere ka Ruhango, nibyo bikora serivisi z'ibitaro bya district. Ibi bitaro bifitanye umubano n'ibindi bihugu mu kuvura abaturage indwara zikomeye zirimo indwara y'ibibari ndetse n'indwara y'umwingo. Bamwe mu baturage bavuye indwara bashima uruhare rw'ubuyobozi bw'ibitaro bya Gitwe mu kubazana inzobere z'abaganga bo hanze babavura nta kiguzi. Nitwa Kubwimana Tabeye, nkaba ntuye mu Kabagari aha ni Remera, umudugudu ukaba Ruhare. Ikibazo mfite jewe, narwaye ubu burwayi nyine nyuma y'intambara, nkimaranye nk'imyaka igera muri 20, kirabanza kiza gahoro gahoro. Abantu bakambwira bati kuba yenda ari inzoka zikubyimbisha, yenda bizakira. Kibanza kaza ari gatoya, noneho muri iyi myaka igera nko mu 10 nibwo cyagaragaye kiba kinini kiraza. Hakaba igihe bikanera isereri yaha inyuma mu mutwe, iri jisho nkumva nirireba neza, nkagira igihe naramutse ndira amaso. Hakaba n'igihe nasaraye nkumva mfite urujwi ntazi, simbashe kuzamura ngo mvuge. Mu byo kunywa nka kumwe wenda tunywesha imiheha mu abantu, niwama ngo ngotomere, nkanywa nk'inama nk'ebyiri nkaruhuka, gutyo nkumva mfite nk'umwuka na mukeya. Abantu byo nyine barabonye ko abantu se bavuga bati bantu kurya imyumbati, kurya amashu n'ibindi ko hari ibintu bizirana, nicyo bakubwira. Rimwe ndetse ukanabyirinda nunabirye. Kubivugaho ndo byishimira cyane nyine kubera ibintu bari kudukiza cyane. Hari n'igihe twahaje turi abantu benshi cyane aho hose hazimanganije, tunasubirayo twebwe bakorera abantu. Icyo gihe bari bababaje cyane koko, ubona bafite ibintu bigera bene ahangaha. Natwe turavuga tukagiyeho cyari kikiri gito, ni mu 2016.
ndavuga ni rwose kuva bakije bari abantu singiye kwikunda n'ibiriya bintu rwose ni bari abantu bari bakabije, ni natwe Imana nibishaka natwe tuzashyira dukira iyo ndwara. Amazina yanjye ni Mukandinda Pauline. Uburwayi bwanjye bwatangiye abantu nagiye kumva barambwira ngo ndwaye umwingo, ntago nari nzi ko wajemo. Ngenda gikura gutyo mbugubugu kirakura kugeza ubwo mbonye kibaye kinini. Nyimaranye imyaka 13. Ukuntu bingendekera mitisereri azamura ibintu by'uruzi mu mutwe nkumva. Nitwa Nyiramatabare Epifaniya, nkaba ntuye ahantu i Kigali hariya i Nyarutarama muri Gasabo, muri Kibiraro ya mbere niho ntuye. Njyewe naje nje kuza kwivuza umwingo. Mbere yuko mfatwa nabanje kujya numva ndwaye nk'urwaye asima, nkajya kwivuza bakampa imiti ya sima, bakamvura ariko abantu bakajya bambwira ati si ubundi ubwo ntufite umwingo. Ngiye nkanga kubyemera. Bukeye mbaza muganga, mbajije muganga ndamubaza ise muganga ko bambwira ko mfite ndwaye umwingo ubu naba nkurwaye, ati reka nkurebere. Arebye arambwira ati ufite umwingo, ahita nkura transfert. Ubwo nivuzaga ku kigo nderabuzima, ankura transfert njya Ikibagabaga, bankorera transfert njya Kanombe, nca mu cyuma barawubona, batangira kunkurikirana. Ubwo hano umwaka ushize narahaje bahamagaye ndaza, mpageze hari ibizamine bansabaga basanga simbyujuje, nsubirayo. Ariko ngenda mfite agahinda ko batankoreye nk'abandi. Noneho namaze kugerayo naka gahinda afite uko nikurikirana nza kuzamo n'umuvuduko, ngenda mvuza n'umuvuduko. Noneho baza kuza kumbwira bati noneho ubwo ufite n'uyu muvuduko ntago bazakubaga, ariko bakomeza kunkurikirana. Hano baza kuza kuvuga ngo bagiye kugaruka mu kwezi kwa 4 kwa 3 hari nibwo babivuze. Noneho abantu barabimbwira bati bumvishe ko babazungu bagarutse. Ndavuga ntago nabyumvishije, mpamagara hano ku kigo, nari mfite nomero zawo. Barambwira bati tuzakubwira duha amazina yawe. Amazina narayabahaye, baranyandika. Bamaze kunyandika hari undi muntu nanone nkurikirana, nabaza kumbwira ati mpa amazina yawe nkwandikishe igitwe. Nabwo nariyandikishije. None turabona bagukoreye nta kibazo mfite rwose, nta kibazo mfite. Aho nababaraga mu gituza hakize, umutwe wakize, umugongo numva nimutaraga, nta imirimo yose nayikora, ndumva nta kibazo mfite. Hari abajya bahura n'icyo kibazo bakavuga ngo na amarozi cyangwa se ni ukurya indyo zitandukanye. Ese nkamwe mwarahuye n'ibyo bibazo mwebwe? Barabimbwiraga ngo umwingo uterwa n'amashu, ngo sinkarya isombe, kandi ibyo byose babimbuzaga byikundira. Bati nukarya ubugari, ibyo byose barabimbuzaga, ariko nkabirya nkabirya. None ubu rwose nakize, nta kibazo mfite. Ari ikimbabaza gusa, hari umudamu duturanye nawe uwufite, namubwiraga ngo dufatanye urugendo twivuze, akabyanga. Ubu rwose nizere ko arimo kunyumva, cyangwa se neje azambona cyangwa akanyumva, nawe akora urugendo yivuze. Dr. Jagdish Dangila uhagararira itsinda ry'inzobere z'abaganga bo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko bashimye imikorere n'imikoranire n'ibitaro bya Gitwe ku mubano bafitanye wo gutanga ubumenyi n'ubuvuzi bufite ireme kandi bunogeye abaturage, aho abaganga bo mu bihugu byombi bagenda bahanahana ubumenyi. Well, we've been coming here for the last 10 plus years now. And when we first twaherukaga kuza hano mu myaka 10 ishize, twabonye ko hari umubare munini w'abakeneye ubuvuzi bw'umwingo, akaba ariyo mpamvu twagarutse. Ubu buryo bwo kwirinda iyi ndwara ni ukurya amafunguro yujuje intungamubiri, kandi ayo mafunguro akungahaye no ku myunyungugu kandi mu buryo buhagije. If it's iodized, they put extra iodine in it, then that's good enough to. Bamwe mu banyeshuri bavomye ku iriba ry'ubumenyi muri Kaminuza ya Gitwe bavuga ko byazamuye ireme ry'uburezi ku bumenyi mu bijyanye n'ubuvuzi. Murakoze, nitwa Kantarama Ange, niga muri Dokwana. Niga muri doktora ya mbere hano muri Universite ya Gitwe. Nkuko mubibona turi muri labo, turi abanyeshuri benshi,
mbere ntabwo byari bimeze gutya, twabaga dufite ibikoresho bikeya tukagira access nkeya ku bintu byo muri labo, ariko ubu ngubu abanyeshuri bose baza muri labo tugakora experiments, tubanza kubifashwamo n'abarimu then natwe tukabikora ubwacu. Byadufashije ibintu byinshi cyane kuko urabona hari igihe twigaga muri theory gusa ariko ntidukora amapratique. Ubu ngubu tukora pratique byo kureba gutya muri microscope cyangwa se tukajya no mu library tugakora pese, ubona ko ibintu byahindutse. Njye nari ndimo kureba trachea, ni parti ni parti ni igice cyo mu muhogo. Amazina yanjye nitwa Freddy Sebashoka, niga mu mwaka wa 3 medicine. Nkuko nababwiye ko niga medicine, nk'urugero twahera hari amasomo yo twiga, tuba twiga nk'umuntu, ibice bigize umuntu. Ubwo rero icyo gihe bisaba ko dukoresha abantu bazima. Nta mbere bataradufungira, tuba dufite abantu bakeya, dufite nk'abantu 3 gutyo 4, ariko ubu bariyongere bagera nko muri 12 gutyo. Urumva n'abantu benshi, turakora ugakora ibintu byose ushaka, amapari tukayareba, umutima, ibihaha, ibice byose bishoboka ukabibona. Ikindi kintu cyongeyeho nkuko mubireba hano turi muri labo, hari ibintu bimwe byo dusaba ko dukoresha ibyuma nk'ibi nka za microscope, zariyongereye, ntago ari zari zihari, umubare wariyongereye. Ntago ari labo yonyine dukoresha, hari n'izindi labo zo hejuru ziba zirimo ibintu bijyanye na clinical chemistry, dukoresha amatest, tuba dufite amamashini atandukanye dukoresha. Iyo urebye rero hari itandukano nini cyane kuko hari nk'ibizamini biba bisabwa kwa muganga, ariko natwe ubwacu turabyikorera, ukabona results, ukabona ibizamini ukamenya ngo ibingibi ni bizima, bifite ikibazo, ku buryo niyo ugiye kwa muganga aba ari ibintu bisanzwe tuba twarabyikoreye. Ikindi kintu cyagaragaye cyahindutse, n'abarimu bariyongereye. Abarimu twari dufite ntago aribo dufite ubu ngubu. Wenda mbere hari ryabazagamo ikibazo cy'abarimu, ugasanga n'umwarimu yabuze, ariko ubu ngubu dufite abapermanent benshi cyane bahahora, baba bahari buri gihe, nta na rimwe tujya tubura abarimu batwigisha. Ikindi kintu cyiyongereye, nimba mwageze hara muri library yacu isomero, ibitabo byariyongereye. Hari nk'ibitabo wenda wabaga ufite ibitabo biri soft copy, ariko ubu ngubu dufite ibi hard ibitabo bifatika dukoresha, uragitahana ukabakimara n'ibyumweru 2-3 usoma. Ni ibintu byiza cyane, hari impinduka zigaragara cyane. Nitwa Kagabo Jean Paul, nkaba niga Doc2 medicine. Ya mbere twaje nta bikoresho bya laboratoire bihari bihagije, ariko nyuma yaho nyine byaraje ibikoresho, nyuma yuko heke ibashe kuduhagarikiraho gatoya kugira ngo nyine ibikoresho nyine bimaze nyine bize. Ariko ubu ngubu urebye ibikoresho birahari, haba mu bijyanye na laboratoire ziruzuye, ibijyanye nyine na medicine, tubasha biga kwiga neza. Ni ibijyanye na microscope zabashije kwiyongera, batuzanira n'ibikoresho ku bijyanye na medicine, amakadavure twigiraho. Ubundi imbere ntago zahabaga, ariko ubu ngubu babasha nyine kuzizana, tukabasha gukora mbega pratique neza, tukabasha nyine kubimenya neza. Ya urebye nuza library, urebye hari ikintu nyine cyahindutsemo, babasha nyine kongeramo ibitabo bihagije bijyanye n'igihe ubu ngubu. Ya ibitabo icyo bidufasha ni ukubasha nyine gucukumbura neza, twakora nyine ubushakashatsi, umuntu agasoma neza ibitabo, tukabonamo mbega ubumenyi mbega buhagije. Iyi kaminuza ya Gitwe yabaye icyogere mu ruhando rwa za kaminuza zo mu Rwanda, kuko abayigamo bakarangiza amasomo yabo bakorera ibitaro biri ku rwego mpuzamahanga bikorera mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe buvuga ko mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi mu bijyanye n'ubuvuzi, bazanye impuguke z'abarimu baturutse mu bindi bihugu byo hanze y'u Rwanda bo ku rwego ruhanitse bakigisha abanyeshuri. Imbaraga nyinshi cyane cyane zashyizwe mu bigisha, abigisha kandi bo mu rwego rwo hejuru. Natanga nk'urugero muri faculté ya medicine, aho bigira kuvura, aho dutegurira abaganga. Twari dufite abarimu 27 igihe twafungirwaga, ariko hiyongereyeho abandi 15 ndetse bafite ubushobozi buri hejuru ugereranije n'abo twari dusanganywe, abandi 15 bashyashya kandi bafite urwego rwo hejuru
rwa PhD ndetse n'uburambe mu kazi cyane cyane nicyo Minisiteri y'Uburezi yifuzaga yuko nibura buri department yagira umuntu w'umusiniya no kuvuga umenyereye ibyo akora mu gihe kirekire. Aba barimu 15 rero twarababonye tubavana mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu gihugu cya Nigeria ndetse no mu baturanyi bo mu Bugande n'abandi mu Rwanda, maze rero tubahuriza hamwe mu baforomo muri departement y'ubuforomo, naho twongeyemo abarimu bo ku rwego rwo hejuru kandi bafite ubunararibonye mu kazi 6, ndetse no muri laboratoire naho twongeramo abandi 6 bafite ubushobozi kandi bemewe. Ibyo byiciro byose biba bifite na za kanso cyangwa se inama nyobozi iyobora, baduhaga inama bakatubwira bati byaba byiza habonetse uwo nguwo rero ukenewe akaba ari we dushakisha. Muri make cyambere cy'ingenzi bari abigisha kandi bafite ubunararibonye. Abo rero twarababonye barahari, ngira ngo bamwe mwagiye mubabona, abandi bari mu mashuri atandukanye, ariko turabafite. Icya kabiri cyari kigenderewe cyane nanone ni laboratoire. Twari tuzifite ariko twongereye umubare wa za laboratoire ndetse twongeramo cyane cyane ibikoresho. Niho navugaga nti abantu baradufashije, Minisiteri iradufasha mu bijyanye n'ubujyanama kandi imbaraga z'ishuri zose tuzishyira hamwe, ariko ibikoresho byari bikenewe byose turabibona, birumvikana byose byavaga hanze. Abo dufatanya nabo bakagenda baturebera nk'amashuri atandukanye dufatanya muri za kaminuza zitandukanye zo hanze igihugu cyacu. Ibikoresho rero bihagije muri za laboratoire nabyo twabashije kubibona, ngira ngo mwabashije kugira ibyo musura, birahari byinshi, nta nubwo mu gihe gitoya umuntu yabasha kubisura kuko nyine ari byinshi, ariko abanyeshuri ndetse n'abigisha ndetse na Minisiteri y'Uburezi barabyishimiye kandi birakora neza. Icya nyuma nyine cyari ingenzi cyane, cya gatatu ni ibitabo. Twashatse rero ibitabo byinshi nanone tugendereye ku bisabwa kandi nanone by'ingenzi kandi bishyashya, ngira ngo mwasuye isomero ryacu. Ibitabo rero twarabibonye bihagije, ndetse abakozi mu isomero nabo byari ngombwa ko haboneka babyigiye babifitemo ubunararibonye, nabo twarabashakishije turababona, ubu barahari barakora neza. Ndetse ikindi tutabura kuvuga nuko twabonye na za computers ziyongereye mu isomero, zifite na za programu ziri aho ngaho nziza zijyanye n'igihe abanyeshuri babasha gukoresha muri library, bigatuma byoroha kugira ngo babashe kwiga. Leta y'u Rwanda iharanira ko ireme ry'uburezi ryatera imbere kuva mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'amashuri makuru na kaminuza. Ni muri urwo rwego ibi byiciro by'amashuri bitandukanye bisabwa kugira inyubako zigezweho, ibikoresho byabugenewe ndetse n'abarimu bafite ubumenyi buhagije. Ubuyobozi bwa Kaminuza ya Gitwe buvuga ko nabwo butatanzwe gushyira mu bikorwa gahunda ya Minisiteri y'Uburezi yo kuzamura urwego rw'uburezi n'ireme ry'uburezi hakurikije amabwiriza yatanzwe. Rusine Joshua, umuyobozi ushinzwe iterambere n'igenamigambi muri Kaminuza ya Gitwe, avuga ko bashyize imbaraga nyinshi mu kugura ibikoresho bifasha abanyeshuri biga mu mashami ajyanye n'ubuvuzi ndetse n'ibitabo, igikorwa yemeza ko bashoyemo amafaranga akaba miliyoni 200 mu gihe cy'amezi atagera ku 10. Amafaranga twakoresheje iyo tuyabaze muri rusange dusanga nko mu bijyanye na laboratoire twakoresheje miliyoni 125 n'ibihumbi 900. Aho ni mu bikoresho ndetse no mu mamashini atandukanye twagiye tugura, za microscope ziyongeraga kuzari zihari, yose hamwe yabaye miliyoni 125 n'ibihumbi 900. Hanyuma mu bijyanye n'ibitabo twakoresheje miliyoni 67 n'ibihumbi 700 kugira ngo tubashe kongeramo ibitabo bishyashya kandi bigezweho, n'umubare ngo wiyongere, kandi ndetse twongeremo na za computers muri laboratoire. Hari andi mafaranga ajyanye no kongera umubare w'abakozi, ayo ntabwo ari amafaranga fixe kuko ni umubare uhora uhindagurika, wiyongera ugabanuka,
bitewe n'abakozi, ariko nayo ni amafaranga menshi cyane cyane kuko byadusabaga kujya mu mahanga, delegasiyo zikajya gukora ama interview n'abakozi batandukanye n'abaganga batandukanye, by'umwihariko n'abatekinisiye muri laboratoire. Hanyuma rero urumva ari ingendo z'abajya gukora izo interview yaba ndetse n'abo barimo twazanye n'imishahara yabo nayo n'andi mafaranga menshi, ariko kugeza ubu ngubu ibintu byose bikaba bigenda neza. Ahari wenda ikindi nakongeraho nuko mu bijyanye n'imiyoborere naho hakozwe ibintu byinshi, kuko Minisiteri y'Uburezi nayo byo yarabidusabaga. Kimwe mu bintu bya mbere by'ingenzi twakoze twabonye kidufitiye umumaro munini nuko ba nyiri iri shuri bafashe icyemezo cy'uko ndetse bafatanije na bodi iyobora ishuri yuko iyi kaminuza igomba kuyoborwa n'umuganga w'inararibonye, kuko bimwe mu byadindizaga ishuri harimo no kuba ritayoborwa n'umuganga, bityo ibyemezo bifatwa rimwe na rimwe bikaba bitari ibijyanye n'aho ishuri ryerekeza, kuko ryahisemo yuko ryagenda mu cyerekezo cy'ubuvuzi by'umwihariko. Rero muri iki gihe dufite umuganga w'inararibonye kandi w'umusipesiyaliste uyobora ishuri, akaba tubona bigenda neza kurushaho muri icyo gihe. Ndetse no muri za fakulite zitandukanye naho Minisiteri y'Uburezi yari yasabye yuko abashinzwe za fakulite baba ari abantu bafite uburambe kandi bemewe rwose muri izo domene. Ibyo nabyo twarabikosoye mu buryo ibintu bimeze neza. Ikindi ndetse twakoze cyadufashije cyane kikatwongerera imbaraga ni ukugira bodi ikora neza, abantu nabo binararibonye kandi bajijukiwe mu byo dukora, batanga inama cyane cyane abaganga, abashinzwe icungamutungo, abantu bize amategeko, bagahuriza ubunararibonye hamwe maze bagatanga inama ndetse bagafata ibyemezo bituma iri shuri rijya imbere nk'uko bikwiriye. Dusanga rero mu by'ukuri Minisiteri y'Uburezi yaradukoreye umurimo ukomeye, kuko yaduhaye inzira nziza zituma koko ishuri ryacu riba intangarugero rikajya ku rwego rwisumbuyeho. Akaba ari ikintu twishimira kandi dushimira leta yacu ko irebera abaturage ikabona icyabagirira umumaro. Rimwe na rimwe bikaba bivunanye, ariko bikakuvuna bikakugirira umumaro, bikagirira n'igihugu umumaro. Iyo tuvuga uburezi bufite ireme mu buvuzi, ntitwasiga n'abakora umwuga w'ubuvuzi mu bitaro bya Gitwe. Nitwa Dr. Rukembaza Kari, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Gitwe. Dukorana n'ibigo nderabuzima bigera ku 8, ariko hejuru y'ibyo bigo nderabuzima hari abaturage batugana bo mu mirenge imwe yo muri Nyanza, naho harimo n'ikigo nderabuzima cya Mucubira, nacyo abaturage turabafasha. Aho hose rero tuba dushaka ko twihutisha serivisi kugira ngo kenshi babahamagariye umuntu urembye ukeneye ubufasha bwihuta. Banashimira leta yacu yitaho ikadufasha kugira ngo nubwo ibitaro biri mu giturage ariko bibona ibikoresho bihagije. Dufite ambulance zigezweho leta yaduhaye. Izo ambulance zirimo ibikoresho bihagije. Gerard Uraye neza, umuyobozi ushinzwe amategeko mu bitaro bya Gitwe, avuga ko bitewe n'intera bamaze kugeraho mu gutanga serivisi zinoze ku baturage bajya kuhivuriza n'ababagana bose, byatumye n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame aza kubasura ndetse abatera n'inkunga, bakaba bamushimira ibikorwa by'indashyikirwa yabakoreye kuri iyi nkunga. Twagize n'amahirwe mu mwaka wa 2002 nyakubahwa Perezida Paul Kagame igihe yasuraga icyari perefegitura ya Gitarama, yageze hano asura ibikorwa aba baturage, ababyeyi bishyize hamwe bagakora ibi bikorwa, byaramushimishije cyane. Natwe twaranezerewe cyane kubona yaratekereje kuza kudusura akareba ibikorwa abaturage bishyize hamwe babanze kugeraho. Igihe rero yasuraga hano yaranezerewe kubona abaturage bishyira hamwe bakiyubakira ibitaro, ko n'ubwa mbere abaturage ubwabo mu gitekerezo cyabo biyubakira ibitaro, kuko burya ibitaro ni ikintu gikomeye cyane.
abibonye rero biramushimisha. Hari igice kimwe cy'inzu hariya cyari cyaratunaniye, asiga duteye inkunga. Nuko iyo nkunga yatumye kiriya gice cya biriya bitaro cyuzura, bitaro bibasha kuzura icyo gihe, noneho bitangira kwakira abarwayi. Byaradushimishije. N'ubu ngubu mwebwe mugera mugeraho muzamutubwirire yuko abaturage batuye hano banezerewe cyane. Nyamara hashize igihe kirekire, mu mwaka wa 2002 ni kera. Ahageze ubu ngubu yatangara. Bya bikorwa yabonye byikubye inshuro zirenze nka 20. Akaba ari nayo mpamvu twabasabaga mudukoreye ubuvugizi mukatubwira yuko tumukumbuye cyane, ko twifuza yuko yazanyaruka akareba bya bikorwa yadusizemo aho bigereye. Byazongera nanone bikadutera imbaraga kurutaho. Murakoze. Kaminuza ya Gitwe ndetse n'ibitaro bya Gitwe byatangijwe n'ishyirahamwe ry'ababyeyi b'Abadiventiste cyangwa Association des Parents Adventistes de Gitwe, APAG mu magambo ahinnye. Mu mwaka wa 1981 iri shyirahamwe ryakomeje kwagura ibikorwa byaryo, bakora udushya bashinga ishuri rikuru ry'ubuvuzi rizwi nka SPAG. Nyuma leta iza gukuraho ko mu mashuri yisumbuye hatazongera gutangwa amasomo y'ubuvuzi, hasigara ibitaro bya Gitwe ndetse na Kaminuza ya Gitwe yigisha ubuganga, aribyo medecine, ubuforomo, nursing ndetse n'andi masomo yose ajyanye n'ubuvuzi. Uhavuga ibikorwa by'indashyikirwa bya Kaminuza ya Gitwe n'ibitaro bya Gitwe mu gutanga serivisi zibereye abanyarwanda, bwakira bugacya, kuko uko bwije n'uko bukeye ntibasiba kwagura amarembo bitewe n'umubano bafitanye n'ibihugu by'amahanga mu guteza imbere ubuvuzi. Kuva mu mwaka wa 2005 abaturage bakabaka 600 nibo bamaze kuvurwa no kubarwa indwara y'umwingo ku bufatanye bw'ibitaro bya Gitwe n'inzobere zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishingiye ku mubano bafitanye wo guteza imbere ubuvuzi.